ishimwe cyane nongere ngusuhuze nizere ko umeze neza nagira ngo dusenge Imana. Hari ijambo numva riri ku mutima wanjye mba numva nshaka tuganire, ntabwo rwose nzabatera irungu. Niyemeje kuzajya tubana nawe kandi ukagira uruhare runini kunega amatwi no kusangiza abantu ubutumwa. Imana ishimwe cyane. Hanyuma reka dusenge Imana tubone kuganira. Nyagasani Imana, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ko uri Imana itarondoreka, tugushimiye ko ugiye kubana natwe muri izi gahunda. Ukomeze ubane natwe kandi ube mu ruhande rwa buri umwe ugiye kumvira ijambo kugira ngo agirirwe neza nawe. Urakoze kudahinduka, komeza kubana natwe, ufashe buri wese kandi umwuka wawe wera w'imbaraga akomeza ahimbarizwe mu buzima bwacu. Urakoze kudahinduka, mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Ndumva nshaka kubanza gusuhuza abantu bari hirya no hino mu bice bitandukanye, mu bice hirya no hino rwose. Ndasuhuza mwese kandi pe ndabasuhuje, ndabakunda, vraiment ndabakunda. Niyo mpamvu ntahwema kugira ngo turusheho kuganira, turusheho gukomeza gusangira byose mu ijambo ry'Imana, mu buhamya n'ibindi. Dushimire mwe mwese rero mudukurikirana, ariko kandi reka tuganire n'iri jambo numva riri ku mutima wanjye kugira ngo turusheho kuganira. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana turusange mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya mbere umurongo wa 26. Hari ijambo rivuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo yose n'ibikururuka hasi cyose. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 27 aravuga ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana, niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ishimwe cyane. Imana yacu nihimbazwe kandi Imana yacu ni guha umugisha kuko kumvira ijambo. Turashimira Imana ko yaturemye mu ishusho yayo. Turashimira Imana kuko umugambi wayo mwiza ifite ku buzima bwacu uhereye kera, kuko aha ni ijambo rivuze ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu. Imana yacu ishimwe. Imana yacu nitwiteho. Iki bivuze ko umugambi w'Imana ku buzima bwacu mbere hose Imana yadutekereje. Iki ni igihe Imana yari imaze kurema ibintu byose, imaze kuvuga ngo ibintu bibaho, ariko aha iravuga ati noneho tureme umuntu. Delegasiyo yo mu ijuru birumvikana ko Imana yabivuze mu bwinshi nk'aho nyine yari kumwe n'abamarayika ndetse n'ibindi. Avuga tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Imana ishimwe. Haleluya. Turashimira Imana yaturemye mu ishusho yayo. Rimwe na rimwe mu buzima tugira hari igihe ubona umuntu yanzwe, umuntu akangwa mu bandi, umuntu ntagira agaciro mu bandi, ibintu ukabona umuntu nyine nta gaciro afite. Ariko nijya nkubwire ngo uruw'agaciro imbere y'Imana, uruw'agaciro kuko wari mu ishusho yayo. Imana ishimwe. Burya asa n'Imana nawe usa n'Imana. Burya nubwo abantu usanga umwe ari muremure undi ari mugufi, umwe yirabura undi uko nguko, ni akantu kadasanzwe Imana yakoze kugira ngo turusheho kugirana urukumbuzi, nubona mugenzi wawe wumva umwishimiye. Ni ibintu bidasanzwe. Turashima Imana rero turi mu ishusho yayo, cyane ko none iyo twakoze iby'Imana ishaka, iyo twakoze ibintu Imana ishaka, tugakora ibyiza, bituma Imana ihimbazwa. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihimbazwa. Rero ahangaha Imana avuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu, bivuze ko mu mugambi w'Imana ku buzima bwacu Imana yaturemye mu ishusho yayo. Bivuze ngo ntabwo yaduhana, nubwo abantu bagusiga, nubwo abantu bagutererana bakagenda, ariko humura usa n'Imana. Ntabwo Imana yatesha agaciro rero umwanya ugukundamo, ntabwo Imana yatesha agaciro kuba ubwayo yarakuremye mu ishusho yayo.
iguteshe agaciro. Imana ishimwe cyane rero kandi Imana yacu ihimbazwe. Nagira ngo nkubwire ngo nubwo wahanywe, nubwo watawe, humure. Ubwo uri mu ishusho y'Imana, Imana ndabizi izakwitaho kuko ntiyagutererana yarakuremye mu ishusho yayo. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo ngushimire cyane rero, ariko nkwifurize gukomeza gukomera, kwiyumvamo gusa n'Imana, cyane ko Bibiliya yavuze ngo Imana iravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Imana ishimwe cyane. Umugore, umugabo niko yabaremye. Turashimira Imana rero yaturemye mu ishusho yayo. Kabone n'ubwo rwose abantu baguhana, nubwo ubona nta gaciro, nubwo ubona ibintu utari wo kwitabwaho, nubwo ubona wandagaye, ariko humura, uri mu ishusho y'Imana. Ntabwo Imana yagutererana. Nicyo nshaka kukubwira uyu munsi. Ntabwo Imana yagutererana, ntabwo Imana yaguta. Imana ishimwe. Ntabwo Imana yaguhana, kuko byonyine yakuremye mu ishusho yayo. Icyo ni icyambere. Ikindi, ikurema mu rukundo rukomeye cyane. Imana ishimwe. Nagira ngo ubwire humura, Imana ntiyagutererana kandi yakuremye mu ishusho yayo. Buriya turasa n'Imana. Nubwo abantu bamwe baba muremure, undi akaba mugufi, undi akaba yirabura, undi akaba ari inzobe, humura, turasa n'Imana. Imana rero ntiyaguhana. Nubwo ubona rwose ibihe bigukomera nawe ukumva ugize ikibazo, ariko humura, Imana ntiyagutererana. Imana ishimwe kandi rwose Imana yacu ihimbazwe. Wakoze cyane kongera kunkurikirana kuri uyu munsi. Nagira ngo mbwire ngo nubwo n'ibi bisa nk'ibikomeye, humura, Imana ntabwo yagutererana. Imana ni urukundo kandi abizi Imana igufitiye ubudafitiye ibambe ryinshi, nubwo usa nkaho uri wenyine. Imana irinda cyane. Abantu bo baraharara mu buzima, abantu baraza bakagenda, ariko humura. Narababwiye mu gihe gishize ngo burya umuntu ashobora kuza mu buzima bwawe kubera umugambi w'icyo Imana igushakaho imuciyemo. Igihe cyagera akagenda, ariko humura. Nagira ngo mbwire ngo nubwo ibihe bitari bimeze gutya, ariko humura, Imana niyo kwizerwa cyane ko yakuremye mu ishusho yayo. Birumvikana rero ko ishobora kukwitaho kandi yitaye ku cyubahiro cyayo yahaye umuntu. Imana ishimwe. Reka rero dusezeraneho, nkwifurize ishya n'ihirwe mu gutunga ubuzima bwihesha agaciro, buzirikana ko Imana yakuremye mu ishusho yayo, ahubwo uhirimbane kutayanduza. Kandi iyo dukora ibintu byiza, iyo duhamanya n'umwuka w'Imana, iyo dukora ibintu bihuje n'icyo Imana ishaka, tuba turushaho kwinjira mu bwiza bwo gusa n'Imana. Imana ishimwe. Nagira ngo rero dusenge Imana, hanyuma dushimire Imana ibanye natwe muri uyu mwanya. Ariko nkubwire ngo ndakwifuriza gutunga ubuzima kandi rwose buzirikana ko usa n'Imana, buzirikana ko Imana itaguhana. Nubwo abantu bakwanga, nubwo abantu babona waratawe, uhumure, zirikana icy'ingenzi yuko Imana yakuremye mu ishusho yayo kandi kuremana urukundo rukomeye. Imana ishimwe. Dusenge hanyuma dusoze. Imana ibahe umugisha. Nyagasani Imana, turagushimiye, tugushimiye ko waturemye mu ishusho yawe kandi udukunze. Turagushimiye ko waturemye mu gihe gikwiye kandi usoje byose bavuga ngo tubeho. Turagushimiye rero kuri Imana, nubwo abantu badutesha agaciro, nubwo Satani yadutesha umutwe, tugushimiye kuri Imana turemye mu ishusho yayo. Turagushimiye kandi ko utaduhana kuko waturemye mu ishusho yawe. Urakoze kudahinduka, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha rero. Mwakoze kunkurikirana naho mu bindi biganiro, kandi rwose vuba muhumure, ndazana n'amashusho tuganire mu buryo bunagaragara. Bashyitsi banjye mujye mubareba mu maso, nka wa muntu umaze kubazana, nzabazanira abantu mubanabareba, ariko mwihangane mu gihe ibintu bitaragenda neza, tube dukora gutya. Ndabizi tuzabigerageza. Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane. Imana ibahe umugisha kudukurikirana.